politiki yaho ikunze kugirwa ibanga, ubuzima bw'abaturage guhera kuworoheje kugeza kuwukomeye wo hejuru, guturuka hasi kugeza ku gasongero, ubwo nibyo nari nshatse kuvuga, nabyo bikaba bikunze kugirwa ibanga, ndetse ubuzima bwaho bwose cyangwa se muri rusange iki gihugu gikunze kugirwa ibanga. Amateka yacyo, inkuru zacyo akenshi zikomeje kuba zihishwe muri dokima iyo hirya kure cyane. Ntabwo wapfa kumenya ngo iki gihugu kibayeho gite, iki gihugu ni igihugu bwoko ki, ariko se iki gihugu ati kiri hagati y'ibindi bihugu, kidakora ku nyanja, kandi kikaba ari igihugu kitari gitoya, kitari na kinini cyane, kuko ngo kiri ku mwanya wa 74 mu bihugu binini ku isi, kikaba kiri ku mwanya wa 23 muri Afurika. Iki gihugu ni igihugu bwoko ki, cyaje gite? Iyi ni Burkina Faso. Reka ntangire mwiyumvire. Ni igihugu akenshi gikomeje kugirwa ibanga nk'uko nabibabwiye, kugeza aho gitangiye kuvugwa ejo bundi bitewe n'umuperezida wacyo ukiri mutoya witwa Ibrahim Traoré. Iki gihugu, uyu muperezida wacyo akaba byaratewe n'udukoryo twabereye mu ndege yaragiyemo avuye mu gihugu cye, n'ubundi agiye mu kindi gihugu hanze mu mahanga, ariko ngo mu ndege yarimo haberemo udukoryo twinshi cyane. Ibi ngibi byo nzabigarukaho mu minsi izaza ubwo nzamuvugaho birambuye. Uyu nguyu yaravuzwe bikomeye cyane, akaba yaratumye iki gihugu kiba icyamamare cyangwa se kivugwaho cyane, kigarukwaho. Ikindi kandi gishobora kuba cyaratumye kizavugwaho cyane nanone cyaravuzweho, hari umubusinessman cyangwa se umukire wakivuyemo ukiri mutoya aza yerekeza mu Rwanda. Ati u Rwanda ni nkaho dufitanye isano cyane, ko u Rwanda narwo ruri mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika, narwo ruri hagati y'ibindi bihugu, narwo kandi rukaba rudakora ku nyanja. Iyi ni isano ya bugufi ngo byaba bifitanye. Uyu nguyu Idrissa Ouedraogo, niba ukurikirana amateka cyangwa n'inkuru z'ibyamamare, nta kuntu waba utamuzi. Uyu nguyu ngo ni umusore ukiri mutoya ku myaka 30 n'ingahe, ariko winjiza amamiliyoni 100 buri kwezi, miliyoni nyinshi cyane. Wiyemeje ati reka nturuke muri Burkina Faso ahubwo nerekeze mu Rwanda ndebe ko hari umukobwa mwiza, dore ko nenda kugumirwa. Nibwo yaje kubona asanga hariyo umukobwa nanone ukiri mutoya kandi ugifite umuco. Usibye umuco, ufite n'impano ikomeye cyane, ni umuhanzi. Niba ukurikirana ibyamamare, amakuru y'ibyamamare nk'uko nakubwiye, nta kuntu uyu muhanzi ukiri mutoya, uyu muhanzikazi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ari we Vestine wo mu itsinda rya Vestine na Dorcas, waba utamuzi ko mu minsi yashize ari we witangarije itariki y'ubukwe bwabo ko buzaba ari mu kwa 7 tariki 5, aribwo yanamuteraga n'imitoma ikomeye cyane. Iki gihugu kandi ahantu kibera kaga kandi mu dushya twacyo, nuko kiri mu bihugu 7 bya mbere muri Afurika biyobowe n'abaperezida batoya, aho uyu nguyu perezida wacyo ari nawe uhiga abandi mu kuba ari mutoya, ngo afite imyaka 36, niwe uyoboye iki gihugu, ari we Ibrahim Traoré nk'uko nabibabwiye, ku myaka ya 36. Reka mbabwire n'ibindi bihugu bahuje isano ryo kuba biyoborwa n'abaperezida batoya. Igihugu cya kabiri ni Chad, kiyobowe n'umuperezida witwa Mahamat Deby w'imyaka 39. Igihugu cya gatatu nanone gihuje isano n'iki ngiki kikaba ari igihugu cya Mali, aho kiyobowe n'umuperezida witwa Assimi Goïta w'imyaka 41. Iki nacyo ni igihugu gihiga ibindi mu bihugu biyobowe n'abaperezida bakiri batoya. Igihugu cya kane ni igihugu cya Guinea, kiyobowe n'umuperezida witwa Mamadi Doumbouya w'imyaka 44. Igihugu cya gatanu kikaba ari igihugu cya Senegal, kiyobowe n'umuperezida witwa Bassirou Diomaye Faye w'imyaka 44. Uyu nawe ni umuperezida ukiri mutoya cyane uyoboye iki gihugu.
Igihugu cya gatandatu ni igihugu cya Ethiopia, aho kiyobowe n'umuperezida witwa Abiy Ahmed w'imyaka 47. Igihugu cya karindwi ari nacyo cya nyuma nanone gihuje umwihariko n'iki gihugu cya Burkina Faso ni igihugu cya Madagascar, ari cyo gihugu cya nyuma, igihugu cya Madagascar, aho kiyobowe n'umuperezida witwa Andry Rajoelina w'imyaka 49. Uyu mwihariko n'ubundi kiwuhuje n'iki gihugu cya Burkina Faso. Reka tubane n'ubundi mbatembereze mw'iki gihugu cya Burkina Faso, ariko reka nkwibutse wowe utarakora subscribe kuba wayikora. N'ubundi nk'ibisanzwe iyi nimenya byose, ubu ni ubuvumbuzi show, ngewe nkaba ndi Ken Chris. Reka ngusabe ukore subscribe maze like and share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bigera kure hashoboka kandi dukomeza tunibanira. Reka ntangire mwiyumvire. Ni igihugu kidakora ku nyanja, giherereye muri Afurika y'Iburengerazuba, kikaba gihana imbibi na Mali, Benin, Togo, Ghana na Cote d'Ivoire. Nanone kikaba ari igihugu kinini kuko kiri ku mwanya wa 74 ku isi no ku mwanya wa 23 muri Afurika. Ubundi ugereranyije gikubye u Rwanda inshuro 10. Ibi nibyo nababwiye ruguru. Ubundi ni ibiki bidasanzwe muri iki gihugu cya Burkina Faso? Igihugu cya Burkina Faso gifite umurwa mukuru witwa Ouagadougou, kidakunda kugarukwaho cyane bitewe n'uko gifite amateka ya vuba. Aha umva ibi bintu bidasanzwe uzasanga n'ubundi muri iki gihugu. Ku mwanya wa mbere uzasanga ko ubundi Burkina Faso ifite ubusobanuro budasanzwe, aho aya mazina abiri yacyo afite ubusobanuro bwihariye. Aho Burkina bisobanuye Men of Integrity, mu Kinyarwanda ni abantu b'indangagaciro cyangwa se b'inyangamugayo. Naho Faso bikaba bisobanuye Homeland cyangwa se ubutaka kavukire. Ku mwanya wa kabiri indirimbo yubahiriza igihugu cyabo yahawe izina rya Ditanie, ikaba ifite intero igira iti La partie ou la mort du nouvel clan, bivuze ngo igihugu cyangwa urupfu tuzatsinda. Mu yandi magambo ati ntacyo abanyaburkina Faso batakora niyo haza urupfu bapfa, kuko baba barwanira ubusugire bw'igihugu cyabo. Ese iki gihugu cyaba gifite umutungo kamere nka bimwe byo muri Afurika? Iki gihugu cyiswe icya Thomas Sankara na Ibrahim Traoré, nubwo nta ntambara nyinshi gikunda gushorwamo n'abazungu bitewe n'uko bafite igisirikare gikomeye ndetse n'amahame ntakuka. Umva ubutunzi bwacyo: gikize ku mabuye y'agaciro nka copper, manganese, gasegereti ndetse na zahabu. Ku bantu batekerezaga yuko iki gihugu cyaba kidafite umutungo kamere, umva ko gikize kuri copper, manganese, gasegereti ndetse na zahabu. Kandi ku bantu banyumvise ruguru nuko iki gihugu nk'uko cyitwa Burkina Faso, burya ni amagambo abiri afite ubusobanuro. Aho Burkina bisobanuye ngo abantu bafite indangagaciro, naho Faso bikaba bisobanuye Homeland cyangwa se iwacu, ubutaka gature, ubutaka kavukire. Ese abanyaburkina Faso bitwa gute? Iki gihugu kitari gito, aho ari icya 23 mu bihugu binini muri Afurika. Umva amoko y'abaturage uzahasanga, aho ari nk'amoko 6. Uzasanga hariyo Abamos, Abafula, Abagurma, Ababobo, Abagulunsi ndetse na Senufo. Aya niyo moko uko ari 6 yuzasanga muri iki gihugu. Ese kuki iki gihugu cyaba cyarakoronijwe ese koko iki gihugu cyaba cyarakoronijwe nk'ibindi byose muri Afurika? Kuva mu mwaka w'1896 cyatangiye gukoronizwa, gihabwa n'izina rya Upper Volta. Mu mwaka w'1958
hanyuma ya Upper Volta iza kubona ubwigenge bucagase. Ikibabaje impamvu ari ubwigenge bucagase nuko Ubufaransa butarekuye iki gihugu ku kigero c'100%, gusa mu 1960 iki gihugu cyabonye ubwigenge bwuzuye, batora perezida wa mbere witwaga Mohissiame Ogo. Nsoza reka mbagezeho imijyi minini cyane kandi ikomeye muri iki gihugu tuzasangayo, ari naho mu gihe uri muri iki gihugu waba wasohokera nubwo hahenze cyane, ariko iyi ni imijyi ikomeye cyane kandi minini muri iki gihugu, kandi mu gihe uriyo hariyo umutekano umeze neza cyane uhagije. Ku mwanya wa mbere tuzasanga n'ubundi capital city cyangwa se umurwa waho ari wo Ouagadougou, ari nawo murwa mukuru w'iki gihugu nk'uko nabibabwiye, igakurikirwa na Bobo Dioulasso. Nyuma ya Bobo Dioulasso tuzasanga hariho Kudugu na Ouagihuya. Kandi nanone niba ukora akazi k'ubukerarugendo cyangwa wifuza gusura iki gihugu, umva ahantu hatanu hadasanzwe utazacikwa cyangwa se ugomba kuzasohokera. Uko ni ahantu mu gihe uhari ntabwo uzumva urambiwe cyangwa se wumva mu ndimi z'amahanga uri bored cyangwa se wumva watinze kuvayo. Uzasanga ko hariyo isoko rinini cyane cyangwa se inyubako nini cyane y'ubucuruzi yitwa Lizamore. Lizamore ni ahantu hanini cyane, ni isoko rinini cyane, ni inyubako y'ubucuruzi nini, uzasanga hariyo ibicuruzwa bitandukanye, iryitwa Lizamore. Aha kabiri uzasanga hariyo National Museum of Burkina Faso. Iyi ni inzu y'amateka ya Burkina Faso n'ubugeni. Nanone uzasanga hariyo urusengero runini cyane rw'utazacikwa rwiswe Église d'Apoya. Ni urusengero runini cyane kandi rwiza, rutatse amabara menshi ndetse n'ibintu byinshi. Aho uzaba uriyo mu gihe uri mushyashya uri muri urwo rusengero, uzarangwa no kuba uzaba urangarira buri kimwe cyaho, kuko buri kimwe cyaho kizaba ari gishyashya mu maso yawe. Ku mwanya ukurikiyeho tuzasanga hariyo urusengero runini cyangwa se kiliziya nini y'abagatulika yitwa Cathedral of Ouagadougou. Iyi ni katedrale nini cyane yo mu murwa mukuru Ouagadougou nk'uko nabibabwiye. Ahantu hanyuma uzasanga Monument of National Heroes. Iyi Monument of National Heroes, iyi nayita nk'inyubako cyangwa se igikorwa remezo. Muri make ni inyubako ijya kumera nk'umunara wubakiwe intwari za Burkina Faso, yiswe Monument of National Heroes. Ni intwari z'iki gihugu cya Burkina Faso. Ntibisanzwe nk'uko nabibabwiraga, nabatemberezaga iyi Burkina Faso. Uwaba atarayizi ngiyi Burkina Faso uko iteye, nababwiye ku bijyanye n'udushya twayo, aho ifite amazina abiri, aho buri kimwe cyaho gifite ubusobanuro. Uhereye ku Burkina Faso ifite ubusobanuro bwayo, aho ndetse n'indirimbo yaho y'igihugu ifite izina ryihariye kandi ifite ubusobanuro bukomeye cyane. Ngiyi Burkina Faso iyobowe n'uyu muperezida n'ubundi tuzagarukaho mu kiganiro cy'ubutaha n'ubundi cyitwa Menya Byose, ariwe Ibrahim Traoré. Ntibisanzwe yari Ken Chris. Iyi ni Menya Byose. Ibiganiro byiza nk'ibi nakagaruka. Reka tuzajye twibanira mu biganiro byiza nk'ibi. Ndagusaba ko wakora subscribe maze like na share kugira ngo tuzajye twibanira mu biganiro nkomeza mbagezaho. Ndabashimiye, nimugire ibihe byiza.